Yesu ashimwe. Tunejejwe n'Imana mu mitima ko twongeye guhura kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi nje kukubwira ko wavukiye gukura abandi mu makuba. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Migani igice cya 17 umurongo wa 17. Haravuze ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Nshaka kukwibutsa kuko usanzwe ubizi. Nshaka kukubwira ko impamvu isi utayiriho wenyine, ko waravutse wasangaho abandi bantu, wasangaho n'ibindi bintu, nuko tugomba kuyibanamo kandi tukayibanamo mu mahoro. Abantu bose ntabwo baba bashoboye ibintu byose, hari ibyo ushoboye n'uriya hari ibyo ashoboye, nta muntu uba ahuza ibintu byose. Niyo mpamvu tudateye kimwe, tutareshya, tudasa, tutavukiye hamwe. Nuko twavukiye kugira ngo tugende dufashanya. Ibyo rero nta kindi kibishoboza abantu. Ikintu cya mbere ni uko umuntu yakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu akaba mukuru mu bugingo bwe, kugira ngo ibyemezo afata byose abiyoborwemo n'ijambo ry'Imana. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo Imana ni urukundo. Rero iyo Imana ari urukundo, niyo mpamvu hari ijambo rivuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Niyo mpamvu Imana iba ishaka ko tugira urukundo, ikabanga ibyo dukora byose tubikorana urukundo. Rero nashaka kukwibutsa ko wavukiye kugira umuntu ukura mu makuba. Iyo bavuze ngo inshuti zikundana ibihe byose, Yohana wanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu ari guha abantu itegeko rishya, intumwa ze, aravuga ngo ndabaha itegeko rishya. Yari ari hafi kubambwa, arababwira ngo hari itegeko rishya ndi bubahe, ritari mu mategeko ya Mose, ritari mu mategeko ya sosiyete zanyu. Aravuga ngo mukundane nk'uko nabakunze, ngo kuko nimukundana nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye. Bivuze ko urukundo ruravuga, mbese urukundo nicyo kimenyetso cy'uko umuntu afite Imana muri we. Ikindi buriya ndagira ngo nkwibutse ko nuva ku isi uzibagirana, ariko niba hari umuntu wigeze gukura mu makuba, ibyo bintu ntabwo bizibagirana. Ntibizibagirana mu isi, nta nubwo bizibagirana mu ijuru. Rero ijambo iyo bivuze ngo inshuti zikundana ibihe byose, abantu, ijambo ry'Imana riravuga ngo mwishimane n'abishima, mubabarane n'abababaye, kandi rikabishyiraho umucyo, rikavuga ngo ibyo ushaka ko bakugirira nawe ari byo ugirira gute abandi. Rero iyo bivuze ngo inshuti zikundana ibihe byose, ni ukuvuga ngo umuntu niba ari mu bukene, urashobora gukomeza kumukunda. Niba arwaye, urasabwa gukomeza kumukunda. Niba ari gereza, mbese ibintu byose arimo urashobora gukomeza kugira gute kumukunda. Kuko n'Imana ntabwo yigeze irwanga kuko twari babi, yakomeje kudukunda. Rero bivuze ngo inshuti zikundana ibihe byose, ni ukuvuga ngo n'igihe inshuti yawe yagukoshereje, n'igihe inshuti yawe ubona yari iri mu mafuti, niyo wayicyaha, uyicyahana urukundo. Rero niyo mpamvu bivuze ngo inshuti zikundana ibihe byose. Abantu batari inshuti, umuntu yari mu bihe byiza, afite amafaranga, yatsinze, yageze ku ntego, usanga abantu bamusanga, n'abataziranye nabo bamuhamagara, bari baramwirengagije bamuhamagara. Ariko umuntu nanone yaba ageze mu bihe bibi, aho akeneye ba bantu bose bakamuhunga. Rero ijambo riravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nta gihe Imana yagushyiriyeho ugomba gukunda abandi, ahubwo ni ibihe bingahe byose. Yesu ashimwe. Inshuti zikundana ibihe byose, ni ukuvuga ngo ari mu bihe byiza zigakundana, no mu bihe bibi zigakundana. Ntabwo zikundana gusa ahatambika n'ahamanuka ngo nizigera ahantu hazamuka zigusige. Inshuti nyanshuti mukundana mu buzima ubwo ari bwo bwose. Ikindi ravuze ngo kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba.
hari igihe umuntu ahora yibaza ngo ariko Mana wandemiye iki, wanshyiriyeho iki, wanshyiriyeho gukora iki? uyu munsi nje kukikubwira, wavukiye gukura abandi mu makuba. Gukura abandi mu makuba rero ndagira ngo nkubwire ko hari ijambo nasomye rivuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose ngo kandi mwebwe ubwanyu. Rero ndagira ngo nkubwire ko kugira ngo ujye mu mwanya wo gukura abandi mu makuba ntabwo bisaba kugira imyaka runaka, ntabwo bisaba kuba uteye gute, ntabwo bisaba kuba uri muremure, uri mugufi, ubyibushye, unanutse, usute. Oya, gukura abandi mu makuba ntabwo bisaba ngo uzabanze urangize amashuri. Kugira umuntu ukura mu makuba ntabwo bisaba ko uzabanza ukabona promotion mu kazi, ntabwo bizasaba kubanza ukagira ranka runaka, ntabwo bisaba kuba waravukiye kwa ntuza. Oya, ahubwo nagira ngo nkubwire ko uko uteye uko nguko, imyaka ufite iyo ari yo yose, wagira umuntu ukura hehe mu makuba. Yesu nashimwe. Nagira ngo nkubwire ko hari umuririmbyi wavuze ngo abazimiye bari, yaravuze ngo ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu, aravuze ngo abazimiye bari hafi. Rero ndagira ngo nkubwire ko iyo uri mu ishuri hari umwana uza nta karamu afite, aho ufite byuruka ukamutiza buryo bumukuye mu makuba ku rwego rwawe. Mu bantu muturanye hari abashonje, uwo muntu numugaburira uraba umukuye mu makuba. Niba hari igihe cyo gutangira kw'amashuri, umwana wabuze minerivare ukayimwishyurira, uba umukuye mu makuba. Minerivare hari abishyura 1000, hari abishyura, bigenda bitandukana. Impamvu Imana ubona ishyiraho ibyiciro bitandukanye ni ukugira ngo buri muntu wese azagira icyiciro yisangamo kugira uwo akura hehe mu makuba. Yesu ashimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ko ubumenyi ufite wabukoresha ukagira umuntu ukura hehe mu makuba. Uri umuganga wabikoresha ukagira abantu ukura mu makuba. Mbese imyuga uzi gukora, ibintu wize birahagije kugira ngo ukure abantu hehe mu makuba. Yesu ashimwe. Ndagira ngo nkubwire ko amafaranga ufite uko angana kose wakuraho make yashoboka ukagira umuntu ukura mu makuba. Hari abantu bafite amakuba y'inzara, hari abantu bambaye ubusa, hari abantu bari bonyine, hari abantu batawe. Kandi impamvu ndi kukubwira ngo ntuzahere kure cyane, hari abo ucaho bagusaba, hari abo muziranye mubana mu bintu bitandukanye uzi ko nta kazi bagira, bashonje. Rero ndagira ngo nkubwire ko wavukiye kugira abantu ukura hehe mu makuba. Yesu ashimwe. Ndagira ngo nkubwire ko niba ubyutse mu gitondo ugenda uri mu muhanda, hari abantu muri kumwe mu muhanda aho wakura mu makuba. Niba muri mu kazi, hari abantu mu kazi umuntu wamufasha, ugasanga umuntu n'umukozi araje ari mushya, hari ibintu atazi, ari mu gihe cy'igeragezwa, ni ukuri ushobora kumwereka akantu kamwe ukaba umukuye mu makuba. Rero ndagira ngo nkubwire ngo wivuga ngo sindarangiza amashuri ngo za kaminuza ngo ngire uwo nkura mu makuba. Uko umeze uko nguko birahagije kugira ngo ugire umuntu ugirira umumaro. Wivuga ngo simfite za miliyoni kuri konti, icyo 100 cyawe, 100 ryawe rirahagije kugira ngo ugire umuntu ukura mu makuba. Ushobora kuba nta n'ikintu ufite, ariko ngo ijambo ryiza ngo rijya riba mugenzi w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko ikintu cya mbere ugomba gukora, emera Yesu ature mu mutima wawe, akuyobore ku rwego rw'uko nawe ubwawe. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo Aburahamu, ngiye kuguha umugisha ku rwego rw'uko nawe ngo uhindure umugisha, ngo noneho ukwifurije akawuhabwa. Rero iyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza, noneho birenga kugirira agukura abantu mu makuba, ahubwo nawe ubwawe gusa, ubwawe biba bihagije kugira ngo ugire abantu ukura mu makuba. Amakuba ya mbere abantu bari Imana ishaka ko bakuramo ni amakuba y'ibyaha. Ni amakuba y'ibyaha. Uko uteye uko nguko usuko, ntabwo ari impamvu yo kugira ngo bikoreshe wiyandarika, ahubwo hari abantu wakura mu makuba. Ndagira ngo nkubwire ko amakuba ya mbere Yesu ashaka ko dukuramo abantu ni amakuba y'ibyaha. Hari abantu Satani yakingiraniye mu byaha, hari abantu Satani yakingiraniye mu ntege nke, ariko ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi ari uyu nguyu wawe
kugira ngo ugire umuntu ugirira umumaro. Hagira umuntu umwenyura kubera wowe, hagira umuntu useka kubera wowe. Hari abantu bari bagiye kwiyahura, hari abantu bari barataye ibyiringiro, hari ingo zari zigiye gusenyuka, hari abantu batari bagifitiye icyizere cy'ejo hazaza, ariko uyu munsi wakumvira ijwi ry'Imana rikorera muri wowe ukagira ikintu ukora. Nasomye ijambo rivuga ngo hahirwa abantu bapfa bapfira mu mwami, ngo umwuka aravuga ngo ngo baruhuke imiruho n'imirate, ngo kuko imirimo yabo ijyanye nayo ibaherekeje. Nagira nkubwire ko imirimo wakoreye mu isi igenda ikuvugira, sibyo? Nagira nkubwire ko Imana iyo ikureba mu isi ntabwo ibara toni z'imiceri wariye, ahubwo ibara ibiro by'imiceri wahaye abatafite, sibyo? Se watwereye nde, watumye nde asohorezwa amasezerano ye? Menya ko niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru aba umugaragu w'abandi. Imana irashaka ko niba turi mu isi tuberaho abandi. Ijambo ryaravuze ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu, ngo ntabwo yatekereje ko guhana n'Imana ari ibintu byo kugundirwa. Rero nawe urashobora kuba wari wimereye neza, ariko uko kumera neza gira undi muntu mubisangira nawe agira amashimwe. Uzi ko ibyo biryo uteka hari umuntu watumira akazatanga ishimwe ku cyumweru ngo yariye neza. Yesu niyo mpamvu yavugaga ngo nimuteka mukagira ibirori ngo mujye mutumira n'abantu batazabatumira, kubera ko abo bantu izo komande muri guteka ibyo bintu mwatumye hehe na hehe hari umuntu mu buzima butanabizi. Rero yambwira ko ibintu kuri wowe bisanzwe, iyo myenda ushaka gutwika, iyo myenda ugiye kujugunya, hari abantu bataranayibonaho mu buzima bwawe. Nagira mubwire ko rero ibyo bintu biri hafi yawe aho bikoresha ugira umuntu ukura mu makuba. Ese ufashe icyemezo cyo kugira abantu ukura mu makuba? Birashoboka ko nawe yarimo amakuba y'ibyaha, usinda, usambana, ufite ishyari, nta Yesu uri muri wowe. Uyu mwanya mwemerera abanza gukure mu makuba, noneho nawe ugira abantu ukura mu makuba. Reka dusengane. Mana, ndagushimiye kuri Imana, ndagushimiye ko uyu mwene data wari uri mu makuba ubwe y'ibyaha akabafasha umwanzuro wo kuyavamo, kandi ndamusengeye kugira ngo n'uyu mwene data uri kumva muhe umutima wo kugira umuntu ahesha umugisha, wo kugira umuntu abera umugisha, hagira umuntu usubizwa ku bwe, hagira umuntu wongera kwambara imbaraga ku bwe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.